Ni benshi mu basore usanga bahubuka mu gushaka abagore, mbese ugasanga urwo rugo ni rwa rugo rw'intangarugero muri karitsiye, mu ngo zirirwa zigwana. Uyu munsi rero twabateguriye bimwe mu bintu bizakwereka umukobwa uzavamo umutima w'urugo mwiza, akubaka urugo rwe neza, akaba ari rwa rugo rw'intangarugero. Mbere yuko tubabwira byinshi, banza ukande subscribe kugira ngo ikiganiro ducishe kuri uno muyoboro ujye uwa mbere mu kukibona. Ikintu cya mbere kizakwereka umukobwa uzubaka urugo, urwo rugo rukaba urw'intangarugero, uwo mukobwa usanga ari wa muntu wibera mu bintu byunguka cyangwa se ibintu by'ubumenyi. Usanga ari umukobwa ukunda kwiga, gusoma ibitabo, ndetse ibintu byinshi usanga ari wa muntu uba ushaka kubijyamo, kandi ibyo bintu ari byo bintu bifite inyungu. Mbese usanga ari wa mukobwa wibera mu bintu byunguka gusa. Aho ngaho ni wa wundi uzajya usanga ari wa mukobwa utagira isoni zo kujya gutandika intoki ku muhanda, utagira isoni zo kujya gutandika ibintu ku muhanda, mbese ntabwo aba ari wa mukobwa ugira isoni mu bintu byamwinjiriza. Ikintu cya kabiri kizakwereka umukobwa uzubaka urugo akavamo umutima w'urugo mwiza, akenshi na kenshi inshuti ze ziba ari za nshuti zihariye, ntabwo ari za nshuti ziba mu ngeso mbi zikora ibintu bidashimishije. Usanga ari za nshuti bahurira mu kazi. Inshuti zo ku kazi ntabwo ari nk'inshuti zo mu buzima busanzwe. Za nshuti ziraza bakaganira ubusa. N'inshuti aba afite ni inshuti baganira ku bintu byunguka gusa, ariko ibyo bintu byunguka bikaba atari byo mu ngeso mbi, kuko n'indaya zirunguka n'abandi bantu bakora imirimo igiye itandukanye barunguka. Rero ibyo bintu byunguka ni ibintu bitarimo ubujajwa. Ikintu cya gatatu kizakwereka umukobwa uzubaka urugo, urwo rugo rukaba intangarugero kandi urwo rugo rugakomera. Uzasanga ari wa mukobwa ukunze kuba ari busy, ntiyumva mwavugana igihe kinini kuri telefone muvugana ibintu bitunguka. Ndetse nkawe sheri we, hari igihe rimwe na rimwe usanga ari kukubwira ko ari imirimo agiye gukora. Akenshi na kenshi uwo mukobwa ujye umwitaho. Niba ari sheri wawe, ntukumve ko ari ukukwirengagiza, nawe ujye ugerageza urebe ibintu uwo mukobwa aba ahugiyemo, kuko hari n'ushobora kukubwira ayo magambo ari kukubeshya. Ujye ubanza ugenzure, nusanga aba ahugiye mu kazi kunguka, uwo mukobwa ujye umureka, ni impano ye, ahubwo ujye ushaka uko wamushyira mu mago hakiri kare kugira ngo batazamugutwara. Kuko umukobwa umeze utyo muri kino kinyejana, bene aba bakobwa usanga ari bakeya, n'abahari nabo mu byaro. Ikintu cya kane kizakwereka umukobwa uzubaka urugo rugakomera, usanga ari wa mukobwa udakunda akavuyo, cyane cyane nko muri bara, mu tubari, ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Kuko abakobwa benshi bo muri ino minsi, ahantu henshi cyane cyane hamwe mu hantu hatuma bararuka ni mu tubari, mu tubyiniro. Aho hantu abakobwa benshi niho bangirikira, kuko rimwe na rimwe hari igihe bajya bagacyura amada, ugasanga bahigiye ingeso mbi arizo kunywa ibiyobyabwenge. Rero niba umukobwa ubona muri karitsiye cyangwa se ari sheri wawe, ukabona ibyo bintu atabyirukiramo, ahubwo usanga ari wa muntu ukunze gusenga cyane, uwo mukobwa ujye umwitaho. Uwo mukobwa azavamo umugore mwiza, kuko umugore udasaragurika usanga ari wa mugore wubaka urugo rugakomera. Ikintu cya gatanu kizakwereka umukobwa uzavamo umutima w'urugo mwiza, usanga ari wa mukobwa ukunda gusenga. Gusenga bifasha benshi. Rero iyo uwo mukobwa akunze gusenga cyane, nanone akaba atari wa mukobwa ukunda gusenga cyane ngo akabye, kuko ni benshi mu bakobwa bo muri ino minsi usanga bajya mu rusengero, ugasanga ngo bari mu cyumba cy'amasengesho, rimwe na rimwe ugasanga abapasiteri barabasambanyije, aba bakobwa bakaba bahakuriraho amata. Kuvuga umukobwa ukunda gusenga si wa mukobwa uba urajya aho ngaho mu byumba by'amasengesho, aho gusanga ari wa mukobwa wubaha Imana, wubaha ndetse akubaha n'abantu. Wa musore, niba ubona umukobwa mukundana cyangwa se inshuti yawe ikora ibyo bintu kandi ukaba umwiyumvamo, gerageza umwegere, kuko uwo mukobwa azavamo umutima w'urugo mwiza. Ikintu cya gatandatu kizakwereka ko umukobwa azavamo umutima w'urugo, akubaka urugo neza,
usanga ari wa mukobwa udakunze kugusaba ubufasha aho buva bukagera, haba ubw'amafaranga ndetse n'ubw'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Usanga ari wa mukobwa wigwanaho, akenshi na kenshi ntiyagusaba amafaranga kuko abasore benshi hari igihe usanga ariyo turufu barisha, ugasanga niba agusabye amafaranga nawe aramusaba ko mujyamana. Rero umukobwa udakunze kugusaba ikintu ahubwo we akaba ari umwihera atagusabye, uwo mukobwa ujye umenya ko n'igihe mugeze mu bibazo ntabwo ari wa muntu ushobora kuguca inyuma ngo ajye gushaka amafaranga ku ruhande, ahubwo usanga we ayishatseho akoresheje imbaraga ziwe. Abakobwa benshi na benshi bo muri ino minsi usanga ibintu byo gukora batabyikoza, ahubwo ugasanga bari gushaka gutendeka abasore benshi kugira ngo bajye babona amafaranga. Niba ufite sheri wawe rero ukabona ari wa mukobwa utinya kugusaba amafaranga ndetse akaba ari wa mukobwa utakwemera ko umana amafaranga rimwe na rimwe, uwo mukobwa ujye umwitaho ngo yavamo umutima w'urugo mwiza bibaye byiza. Ikintu cya karindwi kizakwereka umukobwa uzubaka urugo rugakomera, urwo rugo rukaba urw'intangarugero, usanga ari wa mukobwa udakunda kuva iwabo. Ushobora no kumubwira ngo aze kugusura iwawe, ni urugero nko muri geto, akaba ataza, ahubwo wowe we akakubwira ko wajya kumusura iwabo, kuko abenshi mu basore usanga bafatiranya abakobwa igihe bagiye kubasura ugasanga barabasambanyije. Rero iyo usambanye n'umukunzi wawe mutarashakana rimwe na rimwe, hari igihe bibona nabi akavuga ati uyu musore cyangwa se umukobwa nidushakana bishobora kuzaba bibi, ugasanga nanjye gihe nca inyuma, kuko umuntu wemeye ko dukorana imibonano mpuzabitsina tutarashakana, ubwo niyo umukobwa wundi aje kumusura cyangwa se undi muhungu agiye kumusura, usanga bakoze imibonano mpuzabitsina ugasanga ntibizeranye igihe bageze mu rugo. Niba nawe rero ano magambo hari bimwe agufashije ndetse akaba ari n'ibyo urikosora, komereza wawe kuko urugo rwubaka buhoro buhoro. Rero niba wifuza kugira umukunzi mwiza, kurikirana izi ndangagaciro y'umukobwa ugira zimwe muri zino ndangagaciro. Ntabwo yagira bene zino ndangagaciro zose, ariko ntiyabura izafite. Niba hari uwuzi mukurikirane batazamugutwara nyabona. Niba warugeze kuri uno munota wari gukurikirana ino video, ntugende udakanze subscribe kugira ngo ikiganiro dushije kuri uno muyoboro ujye uba uwa mbere mu kukibona.